Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Murabizi ikizame cyose gikozwe na handi mwagisanga uretse kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Niyo mpamvu na kano kanya tuje gukosora ikizame kimaze gukorwa kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi niyo nego yacu, bibutsa ko ngenda amategura amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizame byakozwe. Nawe niba uri gukosora kino kizame ukabona hari ibintu biri kukugora, byandike muri comment zanyu zose ndazisoma ndanazisubiza, nkareba ibyo mwansabye nkazabikurikizaho. W'ikintu busabwa ni kimwe, jya aho hantu handitse subscribe uhakande kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibona kugiye. Murabizi nkunda no gupostinga ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame, niba uri hafi gukora aba ari byiza kuba wakanda subscribe aho hasi kugira ngo nikiraho icyo kibazo uhite ukibonera ku gihe nikigaruka. Murabizi ibibazo biragaruka, waba gusora kino kizame kimwe wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 5 biragarutse, ibibazo 7 biragarutse, kugira ngo nibigaruka uhite ubikora. Rero ndakeka ko mumaze gukanda subscribe, ndakeka ko ikintu cyose ndagenda ndashyiraho urajye uhita ukibonera ku gihe. Murabizi ngenda bashyiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame byakozwe, maze kwategurira amasomo ku byapa, ku bimenyetso bimurika ndetse n'andi muzajya mugenda munsaba bitewe n'ibiri kubagora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 1626 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online nabwo twabitekerejeho ku bantu bari kure cyangwa bitewe n'imiterere y'akazi ukora bitagukunda guze twigane mu shuri. Uduha amasaha aboneka ku munsi, niyo waduha saa 4 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Murabizi intego yacu no kugira ngo mukore imwe muhite mutsinda. Saa 4 zo zigeze ariyo sawa waduhaye turaboneka, tuba dufite amasomo meza ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bibazo bakunda kubaza, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Birashoboka ko waba ufite n'akazi katagukundira ngo uze wiga igihe kirekire ushaka kwiga umunsi umwe. Uduha umunsi umwe, ariko umunsi umwe wo kugira tukwigishe biba bisaba kugira tube turi kumwe, ukatubwira ukaduhamagara tukagusanga aho uri ukakwigisha umunsi umwe gusa, ugahita ujya mu kizamu ugakora rimwe ugatsinda. Ariko ukaduha amasaha ubwo ajya kuba menshi, umunsi umwe ukagenda ugakora ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu, kubera gukosora ibizame byinshi byakozwe tuba dufite ukuntu twakwigisha mu gihe gitoya bitewe n'igihe ufite cyose. Igihe cyose ufite tuba twakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabashijwe uyu munsi. Birutsa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu ugomba gukosora ubyitaye. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha. Umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ateganye bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ikurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, bitewe n'ingaruka zishobora guteza abandi bayobozi bari gukoresha inzira nyabagendwa n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, cyaba gifite ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera runaka. Hano rero bari kutubwira ibinyabiziga bidapakiye ariko umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ahateganye. Ese bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ingana iki? Cyavuze ihoni kiri imwe mu ntera nka zino baduhaye, imwe muri zo cyavuze ihoni kiyirimo, ugahita waba wacyumva. Hano rero hari ibisubizo 4 baduhaye, no mu kizame baduhaye ibisubizo 4 ugahitamo igisubizo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo metero 200, beka ngo metero 150, seka ngo metero 100, deka ngo metero 50. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota tugize kuri 20. Ese niyo wari kujya mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi? Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 100. Cyavuzeho n'iki kiri muri metero 100 ukaba wacyumva. Mbiyoza ko code ziri koneka waba hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 1626 gufashe kubona code mu gihe gitoya. Ufite igihe gitoya, ufite umunsi umwe bitewe n'akazi ukora, ukeneye ko tukwigisha umunsi umwe, tugusanga aho uri tukakwigisha umunsi umwe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. No mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 1626 tubibafashemo. Ukeneye kwiga online ufite umwanya noneho
uduha amasaha aboneka ko munsi iyo ageze turaboneka tukaguha amasomo meza ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bibazo bikunda kubazwa, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi intego ya Rwanda Driving College TV ni ukugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo atari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu iyihe ntera? Aravuga ngo metero 150 kugeza kuri metero 200. Ikavuga ngo metero 100 kugeza kuri metero 150. Seka ngo metero 50 kugeza kuri metero 100. Ndeka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nko kwa kundi uba uri mu nzira nyabagendwa ukabona wenda icyapa kirimo ishusho y'inka kiri kubwira ko ugiye kugera ku nzira y'amatungo, ariko iyo nzira utari wayigeraho. Iyo ntera rero ibiri hagati y'icyo cyapa naho hantu hari ikintu bashaka kukubwira, ese bigomba kungana ite? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye. Niba uri kubonamo igisubizo cy'ukuri gihitemo kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Ndatekereza ko rero bamaze guhitamo, ndatekereza ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Nkomeje gushimira n'abantu mwavuye gukora mukadushimira, yaba byandika muri comment, yaba baduhamagara, yaba batwandikira kuri WhatsApp. Imana ibaho umugisha, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryagufasha kugira ngo ujye mu kizamu ukore rimwe uhite utsinda. N'ahandi warisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ikintu ubusabwa jya wanditse subscribe, uhakande nijya kiraho ikintu cyose kizeho bajye bahita baguha notification ko nkikizeho uhita ukireba. Urabizi ibintu byose nkiraho ni byagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? Tegereze neza icyapa baduhaye gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, ariko bucishemo umurongo ubereretse w'umutuku. Bibutsa ko namaze kuhakorera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, icyapa, ubusobanuro bwabyo ndetse n'ibibazo babazaho. Niba utari wayibona rero subira kuri YouTube channel yacu uyirebe kugira ngo ikibazo cyerekeye ku byapa cyere kuzongera kukugora. Murabizi ibintu byose byakugora tubyamaganira kure. Niyo mpamvu ukeneye n'isomo ryagufasha bitewe n'ibiri kukugora ubyandika muri comment tukazabikurikizaho. Murabizi intego yacu no kugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Araho ni hanyurwa. Bega ngo birabujwe guhagarara umwanya munini. Sega ngo umuvuduko utarengeje deka ngo inzira y'abanyeshuri. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndatekereza ko amaze gutemeza cy'ukuri. Niba wararebye ira video kino kibazo kikaba kikunaniye umenye ko untengushye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe no bisubizo bine baduhaye. Rero ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa cyo kivuga ko bibujwe guhagarara umwanya munini, ariko iyo wacishema kandi karonko nako bigakora akantu kameze nk'agakubo k'imirongo ibiri tukura, bigaragaza ko bibujwe guhagarara umwanya munini ndetse n'umuto. Hano dukosora turi kwiga n'ibindi bibazo bishamikiyeho bashobora kukubaza, nkahita mbikubwira kugira ngo dukosore ikizame kimwe ariko twigiremo ibintu byinshi nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ndatekereza ko ramaze guhitamo rero B, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Uri muri kaburimbo, murabizi hari uruhande rw'iburyo hari n'urw'ibumoso. Murabizi mo hagati haba harimo umurongo wera urombereje. Rero bagerageje no kuduha ishusho ngo turebe ukuntu uwo muhanda umeze. Ese runo ruhande rw'ibumoso rushobora kudufasha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri rero ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuri amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kimaze gukorwa aka kanya. Aravuga ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. Beka ngo kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Sega ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. Deka ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Bibutsa ko iyo bavuze kunyuranaho hari abantu batabyumva. Mu zindi ndimi mwebwe numva mukoresha ngo nukudepasa. Rero iyo bavuze kunyuranaho bashatse kuvuga kudepasa. Niho numva abantu benshi ari byo shambo mukoresha. Ni mpamvu iyo harimo nk'abana bari gukosora, abana bakiri batoya cyangwa badukurikira bari mu mahanga bari guteganya kuza mu Rwanda, hari igihe batumva kino kinyarwanda kunyuranaho ni ukudepasa. Niba wari utabizi nkeke ko bimenye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikirero, ruhande rw'ibumoso rudufasha iki?
hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi iyo tugiye kunyuranaho dukoresha uruhande rw'ibumoso tugadepasa cyangwa tugiye gukatira ibumoso. Ariko iyo bakubajije se igihe cyose kunyuranaho bikorerwa ibumoso, uhita uvuga ngo oya. Ariko iyo bakoze kunyuranaho bikorerwa he, ni ibumoso. Igihe cyose oya. Rero impamvu mbivuze nuko mbazi ko hari ibindi bibazo byerekeye aho ngaho, niyo mpamvu tuba turi gukosora nkubwira n'ibindi bibazo bishamikiyeho kugira ngo nibiza mu kizamura akora nabyo ube wabibonyeho ubifiteho amakuru. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. A, ni meza kuko atuma ureba kure. B, ni mabi kuko akugarukira akaguhuma amaso. Seka ngo akwizeza ko abandi bakubona. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ndatekereza ko mumaze kubimenya mwese. Washatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko bamaze kugihitamo rero igisubizo cy'ukuri. Rero amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndatekereza ko ari amaze guhitamo B. Ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, impamvu dukosora ikizami kiba cyakozwe ni ukugira ngo twige. Nubona utagikoze, ahubwo kiramutse kigarutse mu kindi kizami kirakorwa, cyangwa mu kizamu uzakora ukakica kandi warakibonyeho, iryo niryo aba ari ikosa rikomeye. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B. Ndatekereza ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. Aravuga ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Beka ngo ni bibi igihe cyose. Seka ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibintu bya nta gisubizo cy'ukuri kirimo ntabwo ndajya kubivuga, kuko iyo bakubwiye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, ese gutwara uri kugenda uruzungazunga, hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko bamaze kugihitamo rero. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Uri kugenda uri kuzungazunga ujya ibumoso ugaruka iburyo, ni bibi igihe cyose. Birashoboka ko umuntu yaba agiye nko kudepasa, yaba agiye kudepasiza mu ruhande rw'ibumoso nk'uko uzi ko ariho bikorerwa, ukabura zungazunze wisuva mu muhanda mu ruhande rw'iburyo musanze ibumoso ukabura mugonzi. Rero ni bibi igihe cyose, bishobora kuguteza ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ku mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugeza bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye, intera yahagaragara igomba kuba nibura. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Aravuga ngo nibura metero 50. Mbega ngo nibura metero 120. Sega ngo nibura metero 150. Ndeka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko ibintu bijyanye n'ibipimo nubona biri kukugora, kuko akenshi utabibonyeho bigoye ko wakora icyo kibazo. Niyo mpamvu ngiye kubafatira ibibazo byose byerekeye ku bipimo, mbikorere video yabyo ndi no kugenda mbibasobanurira. Mwebwe munyandikire muri komenti ko mubikeneye ko ariko mbikora, ndahita mbikora. Ikindi ushobora kuba wenda utazi guhindura ingero, kandi urabizi ibibazo byinshi babibaza ku bipimo, ibyapa. Rero n'iryo somo bizaba birimo. Bari kubategura amasomo yose yabafasha. Ubonye hari ikindi kintu ukeneye kugira ngo ukore rimwe uhite utsinda, cyandike muri komenti. Komenti zanyu zose ndazisoma kugira ngo mibategure nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndatekereza ko hano rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo
ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigire uretse kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine rero baba baduhaye, hitamo icy'ukuri cyandika kwa papa. Iravuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 350 z'umuhanda. Bega ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. Sega ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Deka kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi so cy'ukuri cyandika kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota ari buze kugira kuri 20 nta kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi ubonye igiye kukivuga utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota aragira kuri 20 ariyo wari kugira iyo ujya gukora. Ikibazo rero igiso cy'ukuri hano nta kindi ni se icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ese uramaze guhitamo se? Ese uramaze kuyandika kwa papuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Erega niyo mpamvu tuba twaje gukosora ibizamini biba byakozwe no kugira ngo icyo wakoze ukimenye, icyo utakoze nikigaruka mu kizame uhita ugikora. Mbibutsa ko code ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789951626 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure ntibyagukunira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ufite igihe gitoya, ufite umunsi umwe, ufite iminsi 2 kandi ukeneye kwiga ugakora rimwe ugahita utsinda, uratwandikira tukagusanga aho uri kugira tukwigisha umunsi umwe cyangwa iminsi 2. Biba bisaba kugira ngo tugusange aho uri tukwigishe nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga computer uri kubona izakubera imbogamizi mu kizame, uratwandikira cyangwa ugaduhamagara kuri 0789351626 tukagusanga aho uri tukakwigisha computer wazagerwaho ntizakubere imbogamizi. Twagwa n'ibizame mwabura buryo bababazamo bw'iminota 20. Rero ndakeka ko aramaze guhitamo se, ndatekereza ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku cyo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucana. Ese kiba kigomba kugaragazwa gute? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Beka ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Abino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandika kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika kwa papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Abari itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Rero hari umuntu wahitamo B, wahitamo nka C. Urabona kuri C wavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo uhisemo, iyo igisubizo cy'ukuri kiza kuba C ukaba wenda wahisemo B, hari umuntu ujye umbaza ukabona arambaje, ukabona arantelefone arambajije ese nk'iyo bakubwiye ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri ntuhitemo C ariko ugahitamo nka A kandi nayo urumva ni igisubizo cy'ukuri nubwo nta gikoze ariko nacyo kiri mu bisubizo by'ukuri. Akibaza se nta n'igice bampa. Hano ni system ibiri kugukosora iyo utagikoze uba wakishe. Rero hano niyo mpamvu yari B uhitamo B, yari C A na B ari ibisubizo by'ukuri uhitamo inyuguti ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, utavuze ngo nubwo nahisemo A ubwo ngo hari ikintu bampa. Ni system ibiri kugukosora. Rero hano igisubizo cy'ukuri cyari B. Ibyo nayo mbibabwiye nuko hari umuntu wabimbajije. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Aravuga ngo nijoro ry'ijuru rikeye nibura muri metero 200.
Beka ngo ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. Sega ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. Beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ariko ko amaze kugitamo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero amaze kuyigitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisonomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwa zino baduhaye ukaba wasoma ziriya nimero ziranga ikinyabiziga. Ese ririya tara rigomba kubonesha kiriya cyapa ku buryo twagisomera ziriya nimero mu ntera ingana iki. Aravuga ngo mu ntera ya metero 150. Beka ngo mu ntera ya metero 50. Sega ngo mu ntera ya metero 20. Deka ngo uvuga mu metero 10. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugitamo rero. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma ziriya nimero ziranga ikinyabiziga. Ndatekereza ko amaze guhitamo rero C. Ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ubonye hari ikintu kiri kukugora cyangwa ukagira ikibazo nka kino kizami cyakozwe uyu munsi, urampamagara cyangwa ukanyandikira kuri 078 935 16 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizami kiba cyakozwe, iba ari ubuntu. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Habaye impanuka ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko bawuyobya. Cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byagiye bigwa mu muhanda, bya bindi mwita inkwangu, bigwa mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayuyobya. Rero hari ibyapa byerekana icyo cyago kidahoraho kandi kikerekana aho bagomba kwerekeza cyangwa aho bagana cyangwa aho bagomba kwerekeza umuhanda nk'igihe cy'iyo mpanuka cyangwa cy'iyo mirimo iri gukorwa mu muhanda. None ibyo byapa bibahagaragaza biba bigomba kuba bifite amabara asati. Hano ibisubizo bine baduhaye aravuga ngo umweru n'umukara. Beka ngo umweru n'umuhondo. Sega ngo ubuso umweru gusa. Beka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Niba bakubwiye amabara agize icyapa ubwo uravuga umuzenguruko, uvuga ubuso, uvuga ibirango, uvuga amabara yose ari ku icyo cyapa. Ntabwo ari ko ibyapa byose bigira imizenguruko, ariko uravuga amabara yose uri kubona ku icyo cyapa. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugitamo rero. Ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nuko rero iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyo cyapa kigomba kuba ari icyapa gitegeka. Kandi tuzi neza ko ibyapa bitegekwa birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubwo rero niyo bashyiramo ngo umweru n'ubururu nicyo twari guhitamo, kuko kino cyapa kiba kigomba kuba ari icyapa gitegeka, kigutegeka ahantu ugomba guhita werekeza. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hari umweru n'ubururu ubonyemo? Oya. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko umenye impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko kiramutse kigarutse mu kizamura akora mu kanya cyangwa uzakora ejo kitakunanira. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ni igihe cy'ibihu umuyobozi ntabwo ari kureba muri metero 200. Ni igihe cya nijoro umuyobozi ntabwo ari kureba muri metero 200. Cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200. Rero aho ukuntu baba bagomba kugaragazwa kugira ngo agire ingamba afata abagereho. Yamaze gufata ingamba ari ukugabanya umuvuduko, ari uguhagarika ikinyabiziga kareka bakamanza bagatambuka. Hari ukuntu rero bagomba kugaragazwa kugira ngo amenye umwanzuro y'icyo arakora hakiri kare. Ese bagaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye hitamo icy'ukuri kimwe. Araho ngo itara rimwe cyangwa menshi yera. Bega ngo amatara menshi y'umuhondo
sega ngo amatara menshi asa n'icunga rishije. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kimaze gukorwa kano kanya. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ndatekereza ko uramaze guhitamo D, ndatekereza ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, hataberewemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. N'ahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri, asigaye uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Araba umweru cyangwa umuhondo imbere, B gaba umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. D katubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kuyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese warahisemo C? Umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ese waramaze kuyitamo? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Niba utari wahisemo rero ndakeka ko umenye igisubizo cy'ukuri. Ikizame niba kubazamo kino kibazo nikigaruka kitarakunanira, ibuka gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikira kibazo ndi kugenda postinga bari gukunda kubaza mu kizame nishyiraho kikaza mu kizame cyawe uhita ugikora, cyangwa n'irindi somo ryose rishobora kugufasha ushobora gushyiraho uzajya uhita uyabonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Ibintu byoroshye, ujya wanditse subscribe ukahakanda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tugarurarumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga, ese tuba tugomba kugira ibara risa rite? Arava ngo umweru, bega ngo umuhondo, sega ngo umutuku, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye? Abino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano tugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba gusa dufite ibara ry'umuhondo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ndakeka ko mujya mutubona ku binyabiziga, niba mujya mutembera, niba ahantu tuye imodoka zijya zihagera, mubona ko tugarurarumuri tuba dusa umuhondo. Ariko ngiye kubategura na video yerekeye no matara y'ibinyabiziga, nayo nabonye bakunda kuyabaza kugira ngo mumenye amatara kamena bihu niki, utugarurarumuri niki. Nabonye hari abantu baba batabizi ugasanga ntabwo biba byatuma wisha ikibazo, ariko aba ari byiza kubimenya. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Araba ngo volomoteri, bega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, seka ngo amavatiri y'ifasi, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora kuba zashyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa ariko iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Mwa bino binyabiziga baduhaye, niba uri kubona kirimo icyo kinyabiziga hitamo igisubizo cy'ukuri ukurikije inyuguti kiriho. Niba uri kubona kitarimo uhitemo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntago ari itegeko ko ibibazo byose biba bifite ibisubizo. Hano ni igisubizo cy'ukuri, urabona ari ikihe? Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Noneho hari abantu bakunda kumbaza si ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande ibimeze ute? Mwebwe murebe mu bintu nzapostinga ejo ndayishyiramo kugira ngo nayo muyimenye. Ikintu busabwa ujya wanditse subscribe ukahakanda, najya nshyiraho ikintu bagahita baguha notification ko nyikize ukakireba. Murabizi byose nshyiraho aba ari ibyo kugira ngo mukore rimwe murushaho no gusobanukirwa. Murabizi gahunda yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki?
tugeze neza icyapa dufite. Niba warebye iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, nta cyapa kizongera kukunanira kuko ibi byose birimo. Niba utari wayibona, sura kuri YouTube channel yacu irebe kugira ngo nawe nujya ugera ku kibazo cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ni imodoka isa nk'ahantu iri guhanuka. Nta bindi ndabasobanuraho cyane, ndabibasobanura ari uko mumaze guhitamo igiso cy'ukuri. Araba ngo uhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Mbega ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Sega ngo umuhanda utaringaniye. Deka ngo umuhanda wangijwe n'isuri. Niba utari wabona iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, nyaboneka subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nujya ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Urabona ko iriya modoka ari hasi, tuno turongo dutatu dusobanura amazi. Imodoka uri kubona ko iri guhinguka isa nkaho igiye guhanuka, igiye kugwa mu mazi. Rero niyo mpamvu ni igiso cy'ukuri ari kino cyapa kimwoho w'ibyapa biburira mu moko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Sura kuri YouTube channel yanyu urebe iriya video kugira ngo nujya ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Iki cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Tegereza neza ikirango, murabizi kugira umenye ubusobanuro bw'icyapa akenshi kunda kumanza wamenya icyo cyapa kimwe ibyapa byo ku mihanda, wamara kubimenya ukareba ku kirango. Araba ngo hanyurwa na velomoteri gusa. Beka ngo nta modoka. Seka ngo hanyurwa n'imodoka gusa. Deka ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese hano muri igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kwandika ku papuro. Ni igiso cy'ukuri nta kindi ni ntihanyurwa n'amapikipiki. Murabizi nka bino byapa bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukikubuza. Niba harimo umunyamaguru, ubwo bari ntihanyurwa n'abanyamaguru. Rero muno harimo ipikipiki, niyo mpamvu igiso cy'ukuri kibaye ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndakeka ko waramaze guhita mode. Rero ndatekereza ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa adakora, yakora iki? Ugeze hara akenshi mwebwe mu byita ngo ni muri feruje, hari abari ibimenyetso bimurika. Rero usanze bitari gukora, ese ugomba kwitwara ute uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Araba mu guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Beka ngo gutwara neza nta gutinda mu isangano. Sega ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. Sega ngo gucana amatara yose ndanga cyerekezo ugakomeza. Ese ugomba kwitwara ute? Tegereza neza mwa bino bisubizo bine baduhaye uhitemo icy'ukuri. Rero ikintu ugomba gukora ni kimwe. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugira ngo utabateza ibyago cyangwa bo bakaguteza ibyago. Murabizi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 20 cyabajijwe uyu munsi ari nacyo cya nyuma, cyabazaga ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Murabizi birashoboka ko ushobora guhura n'ishyo ry'amatungo uri kugenda mu nzira nyabagendwa, wenda ni umunsi w'isoko bayajyanye mu soko. Ese ugomba kwitwara uturi umuyobozi w'ikinyabiziga? Araba ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Beka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Sega ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Beka ngo vuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Nujya mu kizame ukabona ikibazo bari kukubwira ngo kugabanya umuvuduko, ukabona nta yandi mahitamo ufite, ariko hari igisubizo bakubwiyeho ngo kugabanya umuvuduko, ntabwo 100% bari igiso cy'ukuri, ariko nka 80-90% gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri
icyo bakubwiye ngo kugabanya umuvuduko. Murabizi hano dukosora tunababwira amabanga yo kugira ngo mugende mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ibuka Rwanda subscribe kugira ngo ikizame cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, duhamagare kuri 0789351626 tugufashemo. Niba uri hafi gukora jya urakosora ikizame cyose cyakozwe, ibibazo birikunda kugaruka, ushobora gukosora kino ikizame kimwe wagerwaho ukabona ibibazo 7 biragarutse. Rero niyo mpamvu ari ingenzi kugira ngo ukosore ikizame cyose cyakozwe. Murabizi ntahandi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha mu gihe byiza.